ubuse aramutsa gukati nabwo nabyakira ariko nagerageje nabyemera urumva ndabwira ari hejuru rimanuke sana gufashe mikoro ngiye kuba nihishariye sibyo oya reka mikoro nyijyane ahubwo twe turaba turi hariya kuko ashobora guhita abona itangazamakuru bikaba ikibazo maze kumuzana turebe ukuntu biri buze kwifata mbega igikobwa we Gasongo burya ari seriye wa mugabo sheri nari ngukumbuye niyo mpamvu nkoze iki gikorwa cyo kugira ngo ngutungure kuko hano mu rugo ntabwo wari uhazi ariko umuntu abiteguriye ntabwo ari njyewe sheri ni wowe hateye ivi ni wowe ntabwo biri buze ko aramwemereye reka turebe reka nirebere bya bintu biri seriye nese abo bakuye hehe se utumira n'itangazamakuru itangazamakuru kuko naze kubyihererana kugira ngo bambone ko wanyamitse impeta ntabwo wabikora kirazira nanze kubyihererana kuko ikintu cyageze mu itangazamakuru tuzajya bamubita agapapu n'imyaka tumaranye yose kubisiko n'ukunda kubisiko ntanaguca inyuma ni gute ukaza n'itangazamakuru ntabwo nshobora kubyumva haguruka umbwire neza kandi nemeye kuzakorera umugore mwiza cyane tukubaka tukabyara bya bintu biseri Gasongo burya zino gutera imito bizu ziri hano ntago zirangira ariko ubundi wafa ko ibyo narindindiriye birangiye ahubwo reka nkwereke ye Gasongo ateruye umuntu bivuze noneho ngo uri gutegura igikwe igikwe ntabwo ari igikwe ni ubukwe akomana haleluya amena sheri zakubera ingabo izagukingira asiyo mitoma wayigiye rega Imana yaguha umugore nk'uyika kwima ijambo Gasongo aragira ati Imana ntabwo yaguha umugore nk'uyikwima ijambo kirazira wari usanzwe uzi ko n'ikinyamunenge atizi yes rabizi ngira rimwe numve ngo nguzu ki bavuga ngo iki twama tuvuka mu bantu gamashe let me take time greet every person where you stay on this time uyu nguyu rero uracyari umutako TV ngiye mugiye kwana ni MC setting uko bisanzwe utarakora subscribe wibuke gukora subscribe like comment and share kugira tubashe kubana mu buzima bwa buri munsi ngira ngo rero urabona ko ndahantu hameze ukuntu hano hagiye gushya kuri kamera z'umutako TV ngira ngo murimo kubibona ahantu turi na ahantu ubona ko hateguye bidasanzwe urabona yuko hari n'umugabo wicaye hariya mu ntebe umugabo wambaye neza cyane agiye gutera ivivuwa bisi nabivamo reka ngushimire tugiye gutangira iki kiganiro nizeye ko turaza kugiyana ku musozo reka ahubwo negera imbere gato mbanze ngira kantu nibariza uyu mugabo murimo kubona kuri kamera z'umutako TV ni umugabo rwose uzwi nka Gasongo cyangwa Gatete akaba rero yarafashe umwanzuro akavuga ati ngewe mu gihe maranye n'umukunzi wanjye ngomba gufata umwanzuro ibindi byose nkabisezera ati nanjye nkajya ndara nambaye busa nk'abandi bagabo Gatete rero yaraduhamagaye aravuga ati ndifuza yuko muzamerekeza ati mfite gahunda yo kuba naterera ivi umukunzi wanjye
niho mwanzuro nyine mu kazi dushinzwe natwe tukaba turi kumwe na Gatete aho yateguriye iki gikorwa ngira ngo rero muri buze gukurikirana muri uburyo gitangiye n'uburyo kiri buze kurangira ngira ngo urabona yuko hameze neza cyane. Gatete umeze gute? Meze neza meze neza nta kibazo hano iwanjye niyo mpamvu nabatumiye ku gikorwa mfite kugira ngo mwitangazamakuru namwe muzagire ni nk'ubuvugizi. Wateguye? Nateguye. Ibi bintu bibahatse ibi bintu wabitekereje gute kugira ngo utegure uvuga ati umukunzi wanjye ndashaka kubita TV hasi nkamwereka yuko agomba kumbera umugore ngomba guhamagara itangazamakuru rikagera? Ibi bintu wabitekereje gute? Impamvu rero nabiteguye hari umukobwa tumaranye igihe kinini cyane ariko maze kumangamanga navuga ni batazankubita agapapu mfata umwanzuro wa kigabo umwanzuro wa kigabo niyo mpamvu nabatumiye itangazamakuru kugira ngo namwe ne kubyihererana. Wa mugabo ari seri ni iki cyatumye ufata umwanzuro wo kugira ngo ube wamukorera igikorwa nk'iki kugira ngo ube wamusaba yuko yakubera umugore? Okay, ingero ni nyinshi ariko icyambere burya gukunda umuntu no bimubwire cyangwa se no bimwereke nasanze nacyo ari kimwe mu bintu biba bikabije. Uyu turi kumwe ni Gatete uzwi ku izina cyane rya Gasongo. Ahangaha turi rero nahagiye kubera igikorwa cyo gutera ivi. None bimeze biti sindabona wateguye ubusokoreshe nk'amafaranga ngana? Amafaranga yo nyine bitewe n'ubushobozi ko waba umeze umuntu ngira ngo yabizi ko umugabo utirariye narongora inkumi. Ubuze twakoze urugendo rutoroshye kugira ngo tubashe kugera ahangaha Gasongo yateguriye iki gikorwa ariko mahirwe masa. Ubuse aramutse agukati nabwo nabyakira ariko nagerageje nabyemera urumva ndabwira ari hejuru rimanuke. Icyizere kingana iki karabyemera? Ni nka 80% nshingiye ku gihe tumaranye tuvugana ku matelefone mu gusurana mu buzima bwa buri munsi. Ubwo se hagati yawe nawe ninde usumba undi? Ego ni igishongore nawe urazamubona mu kanya aragusumba. Cyo namukundiye turasa mu bitekerezo no kwisura nasanze Imana ari we yangeneye to nimba nibeshye. Ni ikihe cyizere ufite cyuko wenda batazamugutwara? Icyizere mfite nicyo ngiye kubona nonaha ariko baraguhamagara. Uretse gatoya ibonye. Allo chérie, none kongeze hano hasi biri buze kwifata reka nohereze kugenda urumva yuko umukunzi wa Gasongo amaze kumuhamagara. Okay, mbadi barudovi genda nzanira uwo mushyitsi uraho kuri portail yaje sana gufasha mikoro ngiye kuba nihishariye sibyo oya reka mikoro nyijyane ahubwo twe turaba turi hariya kuko ashobora guhita abona itangazamakuru bikaba ikibazo. Ngira ngo rero mumaze kumva yuko umukunzi wa Gasongo amaze kugera hari buze kubera iki gikorwa. Reka turi ukuntu biraza kwifata nanjye sinzi uko biri bugende gusa ngo Gasongo afite icyizere 80%. Nakubwiye uyu ni umutako. Inkuru nyinshi zitandukanye amakuru yizewe kandi kugiye ntucikwe ubu tarakora ndabona kanashaka uburyo nanjye urabona yuko arumaze kumuzana turebe ukuntu biri buze kwifata. Mbega igikobwa we Gasongo burya ari seriye wa mugabo. Bya bintu ntago birubuze koroha chérie singiye kukubeshya niyo umva chérie
nari ngukumbuye niyo mpamvu nkoze iki gikorwa cyo kugira ngo ngutungure kuko hano mu rugo ntabwo wari uhazi. ariko undi muntu abiguriye ntabwo ari njyewe Sheri ni wowe hateye ivi gasonga amaze gutera ivi reka turebe ni wowe nawe ntabwo biri buze koroha wundi we ni wowe Imana umukobwa mwiza cyane w'igishongore gasonga aravuze ati batazanjye agapapu ibintu ntabwo byoroshye hano ku Mutako TV. Sheri ni wowe na wundi no mu nzozi zose ibintu ntabwo biri buze koroha ni wowe ntabwo biri buze koroha aramwemereye reka turebe reka nirebere bya bintu biri seriye. Sheri umukobwa sinzi niba ari ibyishimo sinzi niba ari ukurira ibintu byabaye bindi hano. Sheri wanjye bindi Sheri wowe Imana yambwiye ngaho ibintu ntabwo byoroshye hano ni wowe Imana ngeneye. ni gute ushobora kumbwira ngo ushaka kunyambika impeta none se abo bakuye hehe se utumira n'itangazamakuru itangazamakuru kuko nanze kubyihererana kugira ngo bambone ko wanyambitse impeta ntabwo wabikora kirazira nanze kubyihererana kuko ikintu cyageze mu itangazamakuru tuzajya bamubita agapapu. n'imyaka tumaranye yose kubise ukuntu ukunda kubise ko ntanaguca inyuma ni gute ukaza n'itangazamakuru ntabwo nshobora kubyumva. haguruka umbwire neza unsobanurire neza ni gute ibintu wabikoze gusa Gasongo amaze guha icyicaro umukunzi we reka turebe uko ibintu biri buze kugenda agiye kumuha icyicaro nuko mbona bagiye kwicara batandukanye kubera ya minsi Sheri y'amakurusi ntabwo nese reka twicarane ntabwo nakwicara njyenyine bya bintu ndabona biryoshye watumije n'itangazamakuru Sheri nawe urambabaza ni ukuri kw'Imana oya ubwo bikunezeze Sheri kananjye mbegere bikunezeze dore natuma itangazamakuru kugira ngo rwose ne kubyihererana kuko si ubwa mbere baje bazahura mu kirori cyose aribo natwe ushobora bise binyereka urukundo nkunda ko merci amuhaye n'akabizu bya bintu biri seriye amuhaye akabizu bya bintu biri seriye gusa nanjye ndishimye cyane Sheri kuba unkoreye surprise nk'izi ngizi ntabwo nari naziteguye ntabwo nari nzi ko biri bube ariko gusa nyine biranshimishije cyane pe binyeretse ko nkunda kandi nanjye ndemera kukubera umufasha nkakuba hafi ni byose yo Sheri singiye gukubeshya nanjye nzakubera umugabo mwiza munzu w'agasongo bisa ariko ndabyishimiye akonga atamaboko ndayamanita atari kuba namba unyamitse impeta binyeretse ko nkunda kandi nzirikana kandi nanjye ndagukunda kandi nemeye kuzakubera umugore mwiza cyane tukubaka tukabyara bya bintu biri seri yego ko bya bintu biri seri Gasonga ati nanjye rwose nzakubera umukunzi akaramata umukobwa aragira ati sinzaguhemukira urabona yuko ari ibyishimo byinshi ku mukobwa hari ibyo nanjye ndibuze kugira icyo mbabaza mu kanya kandi ku mutima ntacyo utabonye mu by'ukuri nzakubera umugabo mwiza kandi nta nicyo uzambura bigaragara ko iyo umuntu yagize ibyishimo kandi sinjye no kukubeshya nk'uwababaye kumva ari ibyishimo ubu umunsi nzaba noneho nakwambitse agatimba kandi nta nubwo ari na kera oya ndagira ngo ibintu byacu nk'uko Nyagasani ari wowe waduhuje binihute cyane ubona niriye Gasongo burya zino gutera imitoha bizu ziri hano ntabwo zirangira
ariko ubundi wapfa ko ibyo narindindiriye birangiye. ibyishimo byinshi kuri Gasongo hagati ye n'umukunzi we urabona yuko banzi kurakurana amabizu menshi cyane hano ibintu ntabwo byoroshye uyu ni Umutako TV nizere ko dutangiranye urakoze cyane uru rugendo turi buze kurusozanya ahangaha rero turi aho Gasongo yateguriye igikorwa cyo kwereka umukunzi we kamukunda yateguye ibintu si ibyo gusa ibintu biracyakomeza ataraje araberewe umugeni mu bakobwa sha dore nyampinga wanjye sheri nzagukunda banzi nibashaka bazahekenye no mu nda gupi kuri kwimana da urakoze cyane merci ndagukunda reka nkwakire usangira urukundo sheri urabona yuko Gasongo ari kugira ati hano ni iwawe reka nkwakire ntabwo byoroshye sheri wanjye wa mugabo azi gutegura tutagira ngo ndakuroze ku buzima bwacu amaze kumunywesha hakomana sheri ukumva iyi soda iryoshye urukundo rwanjye rwo rurarenze murabyumva utisheri ndabyishimiye cyane ariko ari ikintu nashatse gusobanukirwa kandi nshaka gusobanurira icyo washatse urambwira horana ijambo nyampinga wanjye byanishimiye ibintu wateguye kandi kubikoze igikorwa n'iki ngiki ndakigushimiye rero sheri wanjye pe ntabwo nanjye nzagukunda kugeza ku ndunduro cyane pe ndakubwiye ko nzagukunda cyane ariko hari ikintu nshaka gusobanurira ibintu bitewe bipanze kuva ryari ese mbese nsobanurire kandi umukure n'umukunzi wawe sheri urakoze cyane mu by'ukuri mbanje kugushimira n'iryo jambo baje kumbaza rikuvuye ku mutima urugendo narutangiye kuva kera nikubona twariganye urakomeza ndasigara ariko umutima wanjye ni wasinziriye ngo kuveho niyo mpamvu rero navuze n'umuntu twiganye tuvugana kuri telefone ku munsi sheri ni ukuri kw'Imana hari n'igihe nakurose ndi mu nzozi ndatumbagira avuga ni dore w'Imana rero yambwiye ndamubonye mu by'ukuri rero uko urugendo rw'urukundo ari rurerure sibyo sheri ko urukundo rw'ubuzima ari rurerure niyo mpamvu nitaye ngo urangije kaminuza nitaye ngo wansize hariya hasi muri segonderi burya urukundo urabizi rujya urushaka nanze kubyihererana ndavuga ni reka mfunge umwuka ni nawe azashyiramo azamenya yuko twagiye tuvugana twagiye ku matelefone kuki ibintu nk'ibyo noneho rero sheri wanjye mubwira akanyuma nafunze umwuka narinzi yuko utanabyumva no mu nzozi ariko kuba ubyakiriye Imana ikumera umuzi Umutako TV ngaho rero urwo rugendo kandi ntabwo rurangiye ubu ngiye kwemera nguze na banki oya ntuzaguze banki byose Imana izara sinagukundira sheri unyemereye urukundo narwaye kuva kera kuvuye ku mutima nta buryarya yiwerera ibindi bindekere gereza nk'iyo uza kunsura nk'ibi bikaba badahari ariko nese ni ngombwa kugira ngo itangazamakuru rize ni ngombwa urukundo niruyishirwa n'abanga ni public guhaye ikaze mutima wanjye nkuko nawe uyimaye wisanzure umbwire
twirekure bana byande tukiri mu mashuri tukigana rwose wumve ko hano ari iwawe nta kibazo. ngo ni byiza cyane gufata umwanzuro mu buzima ukegera uwo ukunda ukamuha umwanya kandi buriya Gasongo aragira ati ntabwo byashoboka batazandya agapapu. Ngira ngo urabona yuko noneho n'umukunzi we yataye yisanzuye yageze mu rugo, ngira ngo muri kubibona ibintu n'ibyishimo gusa. Umukobwa aragira ati nanjye reka nze mfukame noneho nkwereke yuko nzaba uwawe, nkwereke yuko tuzabana akaramata mu byishimo byinshi. Urabona yuko umukobwa amaze gupfukamuka, urabona yuko oya mubikore muri bari, urabona yuko bavuze ati reka duhaguruke ku buzima bwacu, sinzigera nguhemukira, niwe mugore wanjye, impeta nziza cyane. Niba Gasongo yarayikuye hehe? Ndabona yateguye. Umukunzi ati namwe mwabahungu mwe mwabibonye ibintu byarangiye. ntazagire byarangiye. Byishimo byinshi kuri Gasongo. Gase ubu noneho mwama umwanya ngagira ikintu mbibariza. Umwanya urawemerewe. Urankundira rero noneho tuvuganeho gatoya na sheri wawe. Nta kibazo. Mukaza muri aho neza. Ako mana umeze ute mukaza? Miti neza. Ko wishimye cyane? Nishimye kubera nushira kore byishimye cyane pe. Reka twegere hariya hepfo noneho gatoya. Gasongo ndabona nawe avuga ati batazakunjyana tifanta tikomeza wiyakire. Mukaza amakuru y'imizi. Amakuru yari meza. Mutima urumva umeze utize? Ndumva kamwumvire fresh. Gasongo yaraduhamagaye. Kwisurakaraza yarahamagaye ngo muze kwisurakara kubera ko yaduhamagaye. Muze gukora iki? Gasongo yatubwiye ko afite igikorwa cyo kuzatungura umukunzi we, aratubwira ati ndifuza yuko muzahagera. Niyo mpamvu rero wabonye ko Gasongo iki gikorwa twagitangiranye nawe, twageze hano kare. Ngira ngo urabona yuko bahagaze. Gasongo aragira ati ako kamerama wamfashije ugahera hasi ukabona ukuntu Gasongo yayiteguye. Sister, ibi bintu wari ubizi ko biri bube? Ntabwo nari mbizi. Nawe se ubona waje wambaye neza? Birazwi iyo ngiye ku mukunzi wanjye ngomba kugenda namwiteguye nambaye neza namusebya. Byakiriye gute ibi bintu? Birandenze cyane kubona ko ziri n'ingibi pe ntabwo nari nzi ko yabitekereza, ntabwo nari nzi ko yabikora, ariko gusa nyine birandenze. Gasongo yatuganirije atubwira yuko mumaze igihe kinini mukundana, ati nindamuka ninze bashobora kuzandya agapapu. Hari nta cyishe inyuma, nta kintu waba ukurikiye kuri Gasongo? Usibye urukundo gusa. Ni n'igiki wakundiye Gasongo muri icyo gihe mumaranye, akaba anagutunguye akakwambika impeta ukamwemerera? Kuko hari abakobwa benshi bakatira bati ni igiki wamukundiye gitumye umwemerera yuko koko fiançailles igomba kuyambara? Icyambere twariganye, nubwo nabashije gukomeza ntiyakomeza, ariko yakomeje kumba hafi, kumenya kumwitaho. Iki kintu cya mbere mushimira rero, ndetse cyatumye ntamwanga. Ni benshi twagiye duhura bambwira urukundo, ariko navuga ati no, mfite sheri dukundana, kandi nawe arabizi ko namukundaga. Wa mugabo atanga keya keya gusa. Noneho akarusho
kuba nyamitsimita zigiye kuba nyinshi cyane Zigiye kuba nyinshi. izo na cyangwa buriya cyangwa gasongo twegerane gato cyangwa gasongo ajya akukorera umuti neza. uraho ngaho uraho nyinjiriye cyane ntabwo turabikora. Gaso ibi bintu byakiriye ute? Yewe ndumva uretse ko ijuru riri kure nakagombye kuba nagezeyo. Nabonaga hariya mu ntebe umanika ukuguru umuhobera bizu zabaye bizu zanze kurangira ibintu bikomeye. Nuko uravuga ati anje ndifuza yuko azambera umugore reka mpambike fiançaye reka anje mwereke yuko ari njyewe ugomba kumubera umugabo cyane yuko nawe anje abikwemereye. Nabonye ako anje ugira umuco anapfukamye mu wagafana byose nabibonye aho urareba abo twatangiranye nimwabibonye. Nuko urwo rugendo kugira ngo ugirire icyizere anje nge ndabona ari icyo kibazamugutwara byaturutse kugira ngo umugirire icyizere. Okay, anje n'umwana uvuka mu bantu baba mu rugo rwa gikristo barasenga, n'umwana ufite umuco. Nakomeje kumukurikirana cyane. Ako se ko mwanze kurekurana simwe murota kamera ivuyeho twigendeye hari ibindi birimo. Ahubwo reka tubabwire uko nzajya byabaye ngombwa yuko ansura turegera ngo rwose muzajye muhamuhari kuko ibyacu ntago ari ibanga. N'isi yose izabibona bya bintu bishyize hanze ni public. Uze namenya nkubwira ngo iki baravuga ngo inkimwe ngiye gutera mu mushugujugu aho uzanshakira umushumba uzagenda kuzigarura. uzatubwire tukubarize. Nukuri Uyu ni Umutako TV, reka ngushimire we twatangiranye, nizeye ko turaza kugirana ku musozo. Wowe utarakora subscribe uracikanwa na byinshi, amakuru menshi atandukanye, utuntu n'utundi, amakuru y'ibyamamare, imyidagaduro, utuntu n'utundi muri quartier. Kora subscribe, like, comment and share. Ndi mukiri kumwe ni MC Seti. Ahangaho urabona ko tukiri ahantu heza, ahantu Gasongo yateguriye igikorwa cyo kugira ngo yereke umukunzi we ko amukunda. Reka nshimire nabo turi kumwe ku buhanga bw'ibyuma. Nuko anje we ugira umuhaka bizu noneho kumwe mwabigenje muhagaze ndeba ari kubundi ukuntu ahubwo reka mwereke Gasongo ateruye umuntu akanyenga. uyu ni umusheri wanjye. Si ugutetesha Ndatonesha. uratonesha, si ugutetesha uratonesha cyane rwose. yatubwiye ngo yagukundiye kutanga keya. Gaso nta hantu uvunitse. Urukundo ni ruvuna. Reka ahubwo rutuma uba maneke. Gaso gira ubuse uzi kuririmba ngo ugira akarimbo k'urukundo muririmbira noneho anje turebe uburyo ntabyakira. Akaririmbo karirimbo ni kabura ariko urukundo rwanjye mutima wanjye ubwa neza dore naguhaye ikibuga mu mutima wanjye ngo wisanzure byiza. Ntazagikiniremo gusa zakitwaremo neza. Wowe uzakitwaremo neza naho ubundi Imana yakumaye naho yagiye ibindi ubundi. Turacyari kumwe na Gasongo, igikorwa cyo gutera impeta cyari kirangiye, twe turimo tuganira nabo. Ni byinshi bitari cyane bigaragara ko umugeni ashobora kuba ananiwe. Reka twongere tubakurikire tubegere. Umugeni abanze yicare, fiance wa Gasongo ati buriya rero icyo kunywa ntago kirashira mu kibindi, ati buriya ndacyakongera, ati wacu turenga. Nuko Gaso ufashe umwanzuro uko azakubera umukunzi ibihe byose, tumaze kwimwambika twabibonye,
ni icyo urimo guteganya ku mukunzi wawe nyuma y'iyi meta, nyuma y'ibi twiboneye, nyuma y'ibi Abanyarwanda barimo kwirebera, ni igiki none urimo guteganya ku mukunzi wawe? icyo ndimo guteganya, namwe muri abantu muzagihanga amaso nk'uko namuhaye ikibuga mu mutima wanjye ngo agikiniremo yisanzure. Nta kindi gisigaye ni ukujya kubibwira ababyeyi, ibisabwa byose nkabyoroganiza kuko niwe wamvunaga. Ubu se uzatwemera ko tuberekeza? Cyane ni karibu rwose, ni karibu pe. Bivuze noneho ngo uri gutegura igikwe. Igikwe ntabwo ari igikwe, ni ubukwe. Ni ubukwe. Akomana. Haleluya. Amen sheri. Ubanza uri burare wambaye inkweto zonyine. Ahubwo n'ubu ndumva umukobwa aragira ati nanjye ndacyakongera, ati wacu twize umuco, ati wacu batwigishije rwose umuco. Nuko anje nyuma y'ibi ngibi tumaze kubona Gasongo amaze gukora cyangwa se ku mazina yandi yatuganirije, wowe noneho umaze kwemera yuko akwambika impeta, nyuma y'ibi ngibi nakuzamubera nka ba bakobwa b'iki gihe impeta uyijugunye uyikuremo, nyuma y'ibi bibaye ugasanga uramutengushye kandi akubwira yuko yaguhaye ikibuga mu mutima we? Wapi ntago ari umutengo wambana naramutenguze kera, ariko ntabwo nabikora. Ndamukunda, bya bintu byatangiye kera. Ndamukunda, ntabwo namutengura. Buse no mu buzima busanzwe mujya mufata, urumva abantu bakundana bajya bafata inzira bagatembera, ariko yanze kugukuraho ijisho. Kamerama uri kubireba. Ariko nge ndumva ndi burara ahantu ndebe ibiza kuba nyuma y'ibi, kuko ndabona rwose mwe mumaze nk'igihe kingana iki anje mudaherukana, ko mbona n'ubundi ibyishimo byarenze ibyishimo, mumeze nk'abari bakumburanye. Naga ni iminsi mikenya, nta n'iminsi itatu irashira tubona. Bivuze ngo ibyanyu bihora ari byinshi cyane, dora twishimye nyine. Zubu anje bo abakobwa bagenda henshi, uramutsuye n'umugabo akaza none afite ikofi, ntabwo ushobora guta Gasongo. Ntawe ngendera ku mafaranga, ngendera ku rukundo. Iki gituma utamutase ongera kwijwe? Ikintu cyatuma namutase ni byinshi cyane, ariko yangana ngo ntabwo musobanuriye. Bivuze ngo ni wamu? Ntabwo namuta. Niyo mugabo yaguye imodoka, niyo yasamba mu nzira mureba sinama. Niyo yakora iki? Niyo yasamba mu nzira ambwira ati ngwino dukundane, nutankunda ndapfa. No ati pfa. Ntabwo ngiye ntabwo. Uzi ko bya bintu biri seriye kamerama. Akunda Gasonga nati icyaka gishobora kuba cyakwishongera usomeho. Gaso wa mudamu numva ko ari Uwiteka ryose. ni mirere na mirere. Ubu nta bandi bakobwa bandi waba waregeze gukunda, nyuma yaho ukaba bashobora kuzaza guteza akavuyo bakabati Gasongo yazanye icyucyo, ati Gatete yazanye icyucyo, ati hari ukuntu buri umutipe yikorera ibintu, urabona amafoto ari bujye hanze iki n'iki, bavuga ati turamutera, ati yazanye, ati yamuzanye, ati hari ukuntu abakobwa bajya baza guteza ingabo. Ibyo bintu ntabwo bishobora kuzabamo nk'inzitizi cyangwa nabyegeze bibi? Okay, mu by'ukuri reka nkubwire, buriya iyo ufashe umwanzuro wo guhitamo hari byinshi uba wirengagije. Hari byinshi uba wirengagije, ugafata umwanzuro uvuga uti ngewe wo kugira ngo niyandarike mfashe umwanzuro ngiye gushaka uwo tuzabana ubuzima bw'iteka ryose. Amina. Ngo Amina. kandi kuko yavuze yuko iwanyu basenga cyane. N'abakristo. Uyu ni umwana w'umutambyi wo mu batambyi. Niyo mpamvu mu batambyi rero haba abakobwa b'abanyamutima. Mu by'ukuri rero ndahamya na shidikanya sheri wanjye. Karame mukunzi mwiza.
nzirinda icyakubabaza icyo ari cyo cyose aho kizaba kikagera Yeah. nzaba urukuta rwo kugikingira nzakubera ingabo izagukingira Kasi iyo mitoma wayigiye. reka iyi Imana ubusa Imana yaguha umugore nk'uyika kwima ijambo Gasongo aragira ati Imana ntabwo yaguha umugore nk'uyikwima ijambo. kirazira Anje asanzwe agutera imitoma cyangwa ahubwo se shiri imitoma yagiye he byagabanutse. ndikubona shiri ongera uzi imitoma agira maze nawe yagutera uri umuhungu ukagwamo Gaso bakunda kuvuga yuko abahungu benshi bajya gukora igikorwa nk'iki cyo gutera ivi yarabanje kumva ku mukobwa yaramuhaye avance aho ni waba avance yarakuryoheye kavuga ati nubwo twe tumaranye iminsi atazancika. icyo ni n'icyaha gihari uretse n'Imana no mu maso y'abantu n'umwanda ubundi iyo ufashe umwanzuro ibyo ni by'abapagani kandi koko ngo murasenga turasenga ibyo ni by'abapagani kereka sheri oya sheri oya niko nawe wari ubizi cyangwa ujya ubyumva gutya ntabwo njye nawe nari mbizi niko ujya ubyumva njya mbyumva ariko ntabwo sheri nigeze mbikubwira n'umunsi n'umwe oya nagari oya ntibikabe we nzabikubwira umunsi wageze ko ngurase ntabwo avanze kuri njyewe reka da ubwo ni ka gaseke nzaba mpfunduye wavuga bategereje kuzipfundurira agaseke. Turi hano aho igikorwa cyabereye twari turi kumwe n'umugabo uzwi ku izina rya Gasongo Gatete. Ahangaha niho rero yatunguriye umukunzi we kugira ngo amutere rivi amwereke kamukunda ariko kameraman mfasha wegere ku ntoki z'uyu mukobwa turebe iriya meta tuyigarukeho dusoza n'ikiganiro kuko iyi meta ndabona idasanzwe. Iyi meta rwose kameraman nta kuntu wahegerara kugira ngo turebe kuri iyi meta y'uyu mukobwa. Gaso iyi meta wayikuye hehe? iyi meta kugira ngo nyibone nayibiriye icyuya gikomeye cyane. Wayiguze nk'amafaranga angahe? Iyi irahenze n'ibanga ryawe ndamutse mbimubwiye kandi wenda oya n'ibanga ryanjye nawe n'umutima. Nyuma y'ibi ngibi watubwiye kuri gutegura ubukwe ubutaha uzaduhamagara nk'uko dutangiranye TV utase uzadutumira tuze tubaherekeze cyane rwose mwambaye amakoti ndimo yambaye ivarashe. Tugiye kugera ku musozo w'ikiganiro ahangaha twari turaho Gasongo yatereye ivi ngira ngo urabibona iburyo bwe hicaye umukobwa mwiza wumvishe kandi no mukobwa uturuka mu idini ry'abantu basenga umukobwa mwiza imico myinshi Gasongo yagiye amushimira ari naho yakuye umwanzuro wo kuba yamwemerera yuko yamwemera yuko bazarambana no ku gikorwa nyuma yo kumutungura akaba ateye ivi umukobwa akamwemerera. Uyu ni Umutako TV wibuke gukora subscribe like comment and share. Gaso uswabasezera ko tubona ikirere gitangiye guhinduka. Murakoze kwitabira kubahiriza gahunda ubwo nanjye n'umukunzi wanjye reka mbe mumwenyuza. Ugiye kubimwereka? Ungiye kumumwenyuza nanamushimira kandi nawe urabona nyine imvura igiye kugwa nta mwari urara mu gasozi kirazira. Nta mwari urara mu gasozi ako mfite imico mwaratoje cyane twavutse mu bantu gamashi n'ikinyamurenga uzukimenye nama nyimenya gamashi. Umugabo arahwereye wa mugabo ibyo wabwiye nibyo wari usanzwe uzi ko n'ikinyamunenge atizi? Yes, arabizi. Ngira rimwe numve ngo iki bavuga ngo iki twama tuvuka mu bantu gamashi.
biriya. tubashimire namwe kuba mwatugiriye icyizere cyo kuba twakitabira nyine kugira tukore icyo gikorwa duhari. Anje turagushimira. namwe murakoze cyane. Hari abakobwa tugeraho nk'uko ugasanga baduteye mabuye bafunze birapfuye n'amafantara ako ni nabyo umuco twabonye ko ufite. Turagushimira namwe mwakoze kwitabira. Gaso turagushimiye. Merci nanjye ndabashimiye n'ubutaha kandi turi kumwe mu birori byose ntabwo muzabura. Harya mu gifaransa basubiza iyo bavuze merci parierema. Merci. Merci parierema. Okay. Reka ngushimire wewe twatangiranye iyi gahunda tuyigeze ku musozo. Ahangaha twe turi naho Gasongo yakoreye igikorwa cyo guterera ivi umukunzi we. Ahangaha rero twari turingiye mumaze kubibona turimo kubasezera ibintu bya bimeze neza. Bavuga ngo Yesu dukomeze. Ese amahoro y'Imana bane namwe. Namwe kandi muhorane. Okay. Reka ngushimire we twatangiranye iki gikorwa. Ahangaha twe turaho Gasongo yatereye ivi. Ni igikorwa cyiza cyane, ni igikorwa cy'akataraboneka kandi urabona yuko n'umukunzi ibintu bya byifashe neza. Reka ngushimire woterakora subscribe, wibuke gukora subscribe, like, comment and share. Uyu ni Umutako TV Ayabas.